Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba, Yesu nahabwe icyubahiro. Ndabashuhuje aho muri hose, amahoro y'Imana abane namwe. Ubasuhuza ni Pastor Rubare Elia, ubifuriza amahoro y'Imana, icyubahiro kibe icya Yesu. Rero narinje kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 4 umurongo wa 35. Dusome mu izina rya Yesu. Aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, izina rikomeye risumba amazina yose, turagushimye. Tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye urukundo rwawe rutagira akagero. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye. Waraturinze none turacyari bazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tuje imbere yawe kugira ngo tuganire nawe mu ijambo ryawe. Nyemerera mwami, jyewe ugiye kuvuga ijambo ryawe ntaba ari jye, ahubwo uvugire muri jyewe. Kandi abagiye kuryumva bose, imitima yabo igira inyota n'inzara by'ijambo ryawe. Bumve kandi bumvire, maze babone ingororano z'abumviye. Icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti niho tubisabye twizeye, amina. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza, mwebwe mugiye gukurikira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero tugiye kuganira, narihaye insanganyamatsiko ivuga ngo, ku bari mu bwato bwa Yesu, ishuheri ntabwo izabarengera. Ku bari mu bwato bwa Yesu, umuraba ntabwo uzabarengera. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero nk'uko ijambo ry'Imana ryabereyeho kutwigisha, kandi rikaba atari umugani cyangwa amateka, ahubwo ari ubuzima, kandi ryarandikiwe twebwe kugira ngo nituryizera ritubere ubuzima. Niyo mpamvu nkuzaniye ubu buhanuzi bwo muri iri jambo, kugira ngo bugire aho bukuvana n'aho bukugeza, maze ubuze ibyiringiro yongerwemo ibyiringiro, kandi ubuze kwizera agire kwizera kubw'ijambo ry'Imana. Rero Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo, bwari bugorobye, Yesu ari kumwe n'abigishwa be, bari mu giterane n'abandi bantu benshi. Hanyuma ngo bugorobye rero, igihe bwari bwenda kwira, hanyuma akazi Yesu k'uwo munsi yari agashoje. Muzi neza ko yajyaga ayigisha abantu, hanyuma bwamara kugoroba akajyana n'abigishwa be gusa, bakaba ari bo bakomeza kujya kwihererana. Rero ngo amateraniro yararangiye, abwira abigishwa ngo nimuze twambuke tujye hakurya. Ngo bafata ubwato asanzwe agendamo, ngo kuko hari n'andi mato aho ngaho. Nyine urumva hari abantu benshi bafite n'amato yabo, ariko hari ubwato bwa Yesu nabwo bwari buri aho ngaho. Bibiliya ivuga neza ngo
arababwira ngo twambuke tujye hakurya. Nta kindi bakoze, bafashe ubwato bwe agendamo, asanzwe agendamo, baba ari bwo bamushyiramo, hanyuma nabo bajyamo, ubwo basiga abantu aho ngaho, hanyuma bajyana nawe mu bwato. Ubwo bakigera mu bwato, Yesu arasinzira, ariko mu gihe asinziriye ngo bahura n'akaga gakomeye. Nshuti y'umusaraba, wakwibaza ngo ese kuki Yesu yasinziriye? Ubundi Yesu arasinzira. Nkwibutse ko iki gihe Yesu yari acyambaye umubiri. Igihe Yesu yari acyambaye umubiri, yari afite kuba ari Imana, hanyuma akaba n'umuntu. Rero nk'uko umuntu bisanzwe iyo ananiwe cyangwa igitotsi kimufashe arasinzira. Aha rero kuko yari afite ishusho y'umuntu kandi bakaba bari biriwe mu materaniro, Yesu ku gice cy'uko yari umuntu yarasinziriye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi izina ry'Imana rishimwe. Bibiliya iravuga ngo mu gihe Yesu asinziriye, ndetse Bibiliya ikavuga ngo yari yerekeje ibwerekeza, bivuga ngo yari ari mu gitotsi gikomeye, abigishwa be bahura n'akaga. Umuraba w'umuyaga uraza, umuraba uba mwinshi mu nyanja, ngo kugeza igihe ubwato bwenze kurengerwa, kugeza igihe ubwato bwageze aho buri hafi kurengerwa. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo ubwato bwenda kurengerwa, ariko tutaragera ku cyo bakoze, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ubwato bari barimo buragereranywa n'agakiza turimo. Izina ry'Imana nirishimwe kandi izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Uyu munsi turi mu bwato bwa Yesu, kandi ubwo bwato ni agakiza turimo. Mwibutse ko Yesu ari we gakiza kacu. Rero turi mu gakiza, turi mu bwato bwa Yesu. Ariko icyo nshaka kukwigisha aha ni uko Yesu ubu ntabwo acyambaye umubiri, ahubwo Yesu ari mu ijuru iburyo bwa Data. Izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iki gihe yari afite ishusho y'umuntu arasinzira, ariko uyu munsi afite ishusho y'ubumana, kandi Imana ntisinzira. Rero Yesu ntabwo asinziriye, ahubwo abasha kuba yakureka akanya gatoya kugira ngo agire icyo akwigisha, ariko ntabwo bivuze ko uyu munsi Yesu asinzira, ahubwo icyo gihe yasinziraga kuko yari yambaye umubiri w'umuntu, ariko uyu munsi yambaye ubumana gusa. Ntabwo Imana igisinzira, ntihunikira, kuko umuririmbyi yaravuze ngo ntiyaryama twashira. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro ko Yesu atagisinzira. Rero icyo twakwiga aha ngaha ni iki? Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, hari abantu benshi bazi ko iyo bagiye mu gakiza baba baje mu mudendezo nta kibazo, ariko umva mvugane nawe icyo iri somo ritwigisha. Birashoboka yuko waba uri mu bwato bwa Yesu, waba uri mu gakiza, ariko ugahuriramo n'ibibazo, ugahuriramo n'imiyaga, ugahuriramo n'imiraba, ndetse bikagera n'aho byenda kukurengera. Rero aha ntuzavuge ngo ubu ngubu nabiziyemo iki, aha ntuzayobe ngo ugire ngo hari Imana yarakuretse. Nuko bishoboka ko mu bwato bwa Yesu umuraba uzamo, nuko bishoboka ko mu bwato bwa Yesu amakuba azamo, nuko bishoboka ko mu bwato bwa Yesu ubukene buzamo, mu bwato bwa Yesu birashoboka ko icyangiro kizamo, mu bwato bwa Yesu birashoboka
kw'inzara ibamo mu bwato bwa Yesu, birashoboka yuko habaho kugumirwa mu bwato bwa Yesu, birashoboka ko habaho ibindi bintu binyuranye wahuriramo nabyo kandi uri mu bwato bwa Yesu. Ngo bari mu bwato hamwe nawe, ariko ntabwo byabujije ishuheri kuza, nta nubwo byabujije umuyaga kuza. Ariko uko tugenda dukurikiranira ijambo, uraza kumva akamaro ko kuba mu bwato bwa Yesu. Bibiliya iratubwira ngo hari ubwato bwa Yesu, ariko hari n'andi mato. Nshuti y'umusaraba, hari itandukaniro ku bari mu bwato bwa Yesu, hari n'itandukaniro ku bari mu yandi mato. Nubwo ishuheri yaje, nubwo umuyaga waje, ariko hari inyungu kuba abari mu bwato bwa Yesu. Birashoboka yuko abantu bari mu bwato bwa Yesu bashobora kugira ibibazo bimwe n'abatari mu bwato bwa Yesu. Ndavuga ushobora kugira ibibazo, abadakijijwe n'abakijijwe ibibazo byose bikaza bikabareba. Ariko ndagira ngo mvugane nawe ngo abari mu bwato bwa Yesu hari icyo bazageraho abandi batazageraho. Izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari inyungu ku bari mu bwato bwa Yesu. Nubwo iyo umuraba uje ureba bose, nubwo iyo umuyaga uje ureba bose, ariko hari ibyiringiro ku bari mu bwato bwa Yesu. Izina ry'Imana nirishimwe. Bibiliya ivuze iki? Ngo ubwato bwenda kurengerwa, ngo kandi Yesu we yari asinziriye. Mana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ariko Bibiliya iravuga ngo kuko bari mu bwato hamwe nawe, ubwato bugiye kurengerwa, ngo bibuka yuko Yesu aryamye ari kumwe nabo. Ngo icyo bakoze, bagiye kumukangura. Nshuti yanjye, umva mvugane nawe. Nubwo ubona ibibazo bigenda kukurengera, nubwo ubona ubukene bwenda kukurangiza, nubwo ubona amakuba akugarije, nubwo ubona ingorane zikugarije, nubwo ubona ibi byorezo bitwugarije, ariko nkuzaniye inkuru nziza ko Yesu ari kumwe natwe. Ni igihe cyo gukangura Yesu. Uyu munsi kumukangura, ntabwo turi kumwe mu buryo bw'umubiri ni mu mwuka. Ubu buryo rero bwo gukangura Yesu nibwo nshaka kukubwira. Uyu munsi ni ukumutabaza. Wibuke ijambo riravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije wowe utamenya. Niyo mpamvu iki ni igihe cyo gutabaza Yesu Kristo, kuko ubwato buri hafi kurengerwa, kuko ibibazo bitwugarije, kuko ibigeragezo bitwugarije. Ariko abari mu bwato bwa Yesu turasabwa kumukangura, kandi kumukangura ni ukumuhamagara tumutabaza. Izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iki ni igihe cyo gutabaza Yesu, iki ni igihe cyo kumukangura. Abigishwa ngo baramukangura, baravuga ngo ntubyitayeho ko tugiye gupfa. Bigaragaza ko bari bamaze guta ibyiringiro, bigaragaza yuko bari bamaze no kurakara. Ukurikije iyi mvugo bavuze, bari bamaze kurakara. Ariko umva nkubwire nshuti y'umusaraba, bwiza Yesu ukuri n'ubugwaneza, umubwira gutabare kubwo umuyaga n'ishuheri biri ku buzima bwawe. Yesu arakanguka, kandi nakanguka aragutabara. Mwibutse yuko mu buryo bwo mu mwuka Yesu ntabwo asinzira, ahubwo arakumva, kandi narangiza kukumva Yesu aramanukira kugutabara, kuko yatubwiye ngo tumutabaze.
izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yewe nkubwire nshuti y'umusaraba, buri byiringiro ngo ugire ngo Yesu yaragutaye. Ntabwo yagutaye upfa kuba uri mu bwato bwe. Ndavugana n'abari mu bwato bwa Yesu ngo ntabwo muzarengerwa. Yesu nimumukangura azabatabara. Ndavugana n'abari mu bwato bwa Yesu ngo ntacyo muzaba nubwo mubona ishuheri ari nyinshi, ariko hari umwami utabara. Reka mubwire umuririmbyi yuzuye umwuka, aravuga ngo umuyaga w'ishuheri urawuturinda, ngo uzatubera ubuturo budashira iteka. Umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka. Uzatubera ubuturo budashira iteka. Nshuti y'umusaraba, umuyaga w'ishuheri ubona ku buzima bwawe, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu afite imbaraga zo kuwukurinda, afite imbaraga zo kuwugukiza. Icyo usabwa ni iki? Urasabwa kuba uri mu bwato bwe neza, hanyuma warangiza ukamukangura, hanyuma warangiza ukamubwira ikibazo uhuye nacyo, Yesu agakanguka. Bibiliya iravuga ngo Yesu arakanguka bamukanguye, ngo arangije ntabwo yigeze ababaza ngo mubaye iki. Ndagira ngo mvugane nawe ngo Yesu azi ibikugoye. Ndagira ngo mvugane nawe ngo Yesu azi ibikurushya. Ndagira ngo mvugane nawe ngo Yesu azi ingorane zawe. Nakanguka naza kugutabara, nazigera kubaza ngo ubaye iki, ahubwo Yesu azahita akora icyo agomba gukora, kubera ko utaravuka arakuzi, utaraba urusoro arakuzi. Izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ahubwo nuko yashatse ko nawe ugira uruhare rwo kumutabaza. Ariko abasanzwe azi icyo wabaye, ariko yagira ngo tugire uruhare mu bidukorerwa, kugira ngo natwe tumenye gusenga no gusaba nk'uko yabitwemereye. Izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo akangutse acyaha umuyaga. Ndagira ngo mvugane nawe nshuti y'umusaraba, hari ibyo Yesu aje gucyaha. Nimba wakanguye Yesu wamutabaje, gira ibyiringiro ko Yesu aje kugira ibyo acyaha. Yesu agira ibyo acyaha ku buzima bwawe. Yesu agira ibyo acecekesha ku buzima bwawe. Abwira umuyaga ati ceceka utuze, ngo umuyaga uramwumvira, urangije uratuza. Umuririmbyi yuzuye umwuka arangije, wowe umuyaga niwuhagarika, iyo avuze ngo tuza nawe uramwumvira. Iyo miyaga niwuyihagarika, iyo avuze ngo tuza nawe iramwumvira. Nshuti y'umusaraba, Yesu iyo avuze ngo imiyaga ituze, imiyaga iramwumvira igatuza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bibazo byose ni imiyaga ku buzima bwawe, ariko Yesu afite itegeko ryo kubitegeka byose bigatuza mu izina rya Yesu. Icyo usabwa ni ukuba mu bwato bwe, warangiza ukamukangura, kandi kumukangura mu buryo bwo mu mwuka ni ukumutabaza. Yesu azagutabara, acecekesha ibyakurwanyaga. Bose bazatangazwa no guceceka kwabyo igihe azaba abikoze. Bibiliya irambwira ngo bose baratinya, ariko ngo arababaza ngo ni iki kibateye ubwoba? Ngo ese ntabwo murizera? Ndagira ngo mvugane nawe nshuti y'umusaraba, nta mpamvu y'ubwoba. Yesu yaratsinze. Nta mpamvu y'ubwoba. Yesu yaranesheje. Nta mpamvu y'ubwoba. Yesu aracyariho. Nta mpamvu y'ubwoba. Yesu ni muzima. Nta mpamvu y'ubwoba. Uko yari ari niko akiri. Reka mubwire nshuti y'umusaraba, uriya muririmbyi arakomeza aravuga ngo imisozi itararemwa, isi itarabumbwa,
uhereye kera kose uruko wahoze, uhereye kera kose uruko wahoze. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ko yari ari na n'uyu munsi niko akiri. Yesu waturishije inyanja ari kumwe n'abigishwa be aracyari wa wundi, aracyaturisha imiraba n'inyanja. Yesu wabatabaye kiriya gihe na n'uyu munsi ntabwo ahinduka, niwe ugitabara abamukangura. Ni igihe cyo gukangura Yesu, igihe isaha yigeze arakanguka acyahe ibikubujije amahoro, acyahe ibyenda kukurengera, ibyenda kukurangiza. Yesu arakanguka bicyahe, ariko urasabwa kumukangura, kandi urasabwa kumukangura kuko uri mu bwato bwe. Ntabwo wakangura Yesu utari kumwe nawe, birasaba kuba kumwe nawe, hanyuma ukamubwira ibikuruhije, ukamutabaza, yarangiza akagutabara. Ndagira ngo mvugane nawe nshuti y'umusaraba, ongera kwizera, bwira Yesu akongerere kwizera. Abigishwa bigeze kubwira Yesu ati noneho twongerere kwizera. Reka natwe tubwire Yesu atwongerere kwizera, kuko nitwongererwa kwizera ibyiringiro bizaba bihari, kandi nta bwoba tuzagira, kuko tuzaba tuzi ko turi kumwe n'umunyamaboko. Izina ry'Imana rishimwe, kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo baratinya baravugana bati uyu ni muntu ki uvuga utegeka umuyaga n'inyanja bikamwumvira. Ndagira ngo mvugane nawe nshuti y'umusaraba, umuremyi wawe ntabwo yapfuye, aracyariho. Yesu w'i Nazareti ni muzima, yarazutse. Mugirira icyizere, ibyiringiro, ubigira ibyiringiro, kuko nta jambo yavuze ku buzima bwawe, nta jambo yavuze ritazasohora. Guma mu bwato bwa Yesu, ijambo yakuvuzeho ryose rizasohora. Humura imiraba n'imiyaga ntacyo bizagutwara, kuko Yesu akubereye maso, kandi mu bo yacunguye nawe urimo, kugira ngo akubere ubwugamo, kandi akubere igicucu kigukingira ku manywa na nijoro. Rero nshuti z'umusaraba, narinje mbabwira ijambo ribahumuriza, ribabwira ngo niba uri mu bwato bwa Yesu, humura, iyo miraba ubona nta kizagutwara, ntizakurengera, iyo nyanja ntizigera ikurengera, kuko Yesu numukangura, numutabaza, azagutabara, kandi nta kintu uzaba. Subizwamo ibyiringiro, wongererwe kwizera, hanyuma Uwiteka azabikora neza, kandi uzashima izina rye igihe azaba abikoze, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Reka mbasengera Imana. Data, ndagushimye kubw'ijambo ryawe, kandi ndakubashye, uri uwo kubahwa. Ijambo ryawe riduhumurije, ritubwiye ko imiraba n'imiyaga uko wari uri na n'uyu munsi ariko ukiri uyicecekesha. Ndakwinginze rero Yesu Kristo, kugira ngo ucecekeshe imiraba yose y'abana bawe bariho bacamo. Baragutabaza ku manywa na nijoro, ariko ni igihe Yesu cyo kugira ngo udutabare, kuko imiraba n'imiyaga nubwo ikomeye, ariko uyirusha imbaraga. Gicecekeshe abana bawe batuze, bongere kunezererwa ibyo imirimo n'ibitangaza ubakoreye. Mu izina ryawe Yesu Kristo niho mbyambaje nizeye. Amen.